Yesu ashimwe bavandimwe, ubuntu n'amahoro nibibane namwe. Twongeye gusubukura Handitswe Ngo, aho tugiye gukomeza twiga igitabo cy'Itangiriro igice cya 3, turahera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 14. Adamu na Eva ari mu Edeni, abujijwe kurya agomera Imana. Imana yaremye umurimo ukunda, yamuremanye ubwiza bw'ishusho yayo, kandi imuhana ubwenge bwo guhitamo. Imushyira mu ngobyi ya Edeni, ngo agire umunezero abeho iteka, kandi ategeka ibindi biremwa byose. Ariko Satani yabyishimiye, yibasiye umuntu na mbere Adamu, maze yegera Eva n'akarimi keza, asoroma itunda barijyaho bose. Nimutyo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, abana bawe tuje imbere yawe tugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe budahwema kubana natwe ko bwije no ko bukeye. None tukuraritse ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe, ubwo tugiye kubumbura ijambo ryawe twiga ibyanditswe byawe byera. Ngwino abe ariho kutuyobora, utwifashirize, utwunganire. Mwuka wera yumvikanisha ijambo rye, kandi amagambo yawe tugiye kwiga muri kano kanya abe ariho kuyadukomerezamo kandi tubashe no kuyagenderaho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ibyago byisukira nya buri munsi, urupfu narwo rutangira ako kanya. Umwana w'umuntu abura umunezero. Edeni yari ubusitani bwiza, hahoraga hatoshye n'amafu meza, kandi hari ibyo kurya by'ubwoko bwose. Umuntu amaze gukora icyo cyaha, ibiti bimwe byamwe z'amahwa menshi, inyamaswa nazo zisubiranamo. Ariko Satani yabyishimiye, yibasiye umuntu na mbere Adamu, maze yegera Eva n'akarimi keza, asoroma itunda barijyaho bose. Maze icyaha cyureka iyi si yose, ibyago byisukira nya buri munsi, urupfu narwo rutangira ako kanya. Umwana w'umuntu abura umunezero. Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 8 turasoma ngo, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda mu ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Igihe bari bakiri intungane, bakiraga umuremyi wabo banezerewe cyane, ariko noneho bagize ubwoba barahunga, bashaka aho bihisha muri ubwo busitani. Murakwambere n'abahanuzi, paje ya 28. Satani yoheje umuntu gukora icyaha nk'uko yoheje abamarayika kugomera Imana, kugira ngo abone abo bafatanya wa mugambi we wo kurwanya ijuru. Kubw'iyo mpamvu abamarayika bacumiye hamwe n'abantu bagomye bishyize hamwe. Iyo Imana itahagoboka, Satani n'abantu baba barafatanyirije hamwe kugomera ijuru. Tubisoma mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje yaho 360. Ubwo Adamu na Eva bumvaga ijwi ry'Uwiteka Imana ishobora byose, bahise bahunga bajya gushaka aho bihisha uwo bari basanzwe bishimira kwakira no kumusingiza mu butungane bwabo no kwera. Tubisoma mu gitabo cyitwa Impano z'Umwuka, volume ya 3, paje yaho ya 44. Uwiteka yaje gusura Adamu na Eva ngo abamenyeshe ingaruka zo kutumvira kwabo.
ariko ubwo bumvaga imirindi y'Uwiteka Imana bahise bashaka ahantu bihisha wa wundi bishimiraga kwakirana umunezero ubwo bari bakiri abera batunganye. Mu gitabo cyitwa Inkuru yo gucungurwa paje ya 39, kandi ku murongo wa 9 w'Itangiriro cyaho cya 3 turasoma ngo Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he? Uwo muntu yazimiye nk'intama idafite umwungeri, kuko tubisoma muri Yesaya 53 ku murongo wa 6. Ntabwo Uwiteka yamutereranye ngo yirwarize, ahubwo yafashe iya mbere aza kumushaka. Ko niko tuzimirira mu byaha, maze Imana Mwuka Wera akaza kudushaka. Kabone n'ubwo washayisha mu byaha gute, Uwiteka ahora agutekereza, kuko atishimira gupfa k'umunyabyaha, ahubwo yishimira ko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye mbi akabaho. Nk'uko tubisoma muri Ezekiyeli 33 ku murongo wa 11. Mwami Imana itinze isezerano ryayo nk'uko mwatekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Tubisoma mu rwa 2 rwa Petero cyaho cya 3 ku murongo wa 9. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Tubisoma mu rwa 2 rw'Abakorinto cyaho cya 6 ku murongo wa 2. Nuko iyo minsi yo kujijirwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa 17 umurongo wa 30. Nyamara igihe cyo kwinginga k'Uwiteka Imana kigira aho kirangirira. Gukomeza kwinangira bihwanye no guhitamo ukutumvira. Akoresheje imyanzuro itarimo kwibeshya na guke, Uwiteka ari kubara ibyaha by'amahanga yose, mu gihe imbabazi zigikomeje guhamagarira abantu kwihana. Uko kubara rero ni guhagarara. Ariko ubwo umubare wagenwe n'Imana uzaba ushyitse, icyo gihe nibwo umurimo w'umujinya wayo uzatangira. Tubisoma mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero volume ya 5 paje 208. Bona nubwo Imana yihanganira umunyabyaha igihe kirekire, hariho urugabano umunyabyaha adashobora kurengaho. Iyo urwo rugabano ruheruka rugezweho, nibwo amahirwe y'imbabazi arangira, maze hagatangira umurimo w'ubutabera. Tubisoma mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi paje 62. Igihe kiraje ubwo abantu mu mafuti yabo no mu bukobanyi bwabo bazagera ku rugero rw'ubugome Uwiteka atazabemerera kurenga. Nibwo bazamenye neza ko kwihangana kwa Yehova kugira aho kugarukira. Tubisoma mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero volume ya 9 paje ya 13. Nimutyo twiyegurire Umukiza ubu, dore igihe ni kigufi. Kandi mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka paje 42 nawe turavuga ngo icyama ngo haba ku manywa cyangwa nijoro, Imana ye kugira akaruhuko iha abanenganenzi n'abasimbirimo mu byayo no mu murimo wayo. Iherezo riri bugufi. Iki ni cyo Yesu yifuza ko gihora mu ntekerezo zacu, ubugufi bw'igihe. Kandi dusoma mu Baroma 13 umurongo wa 11 na 12 ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye, kandi ijuru rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Muri handi mwitangiriro aho turi gusoma ku gice cya 3, iyo tugeze ku murongo wa 10 kugeza 11, dusoma uburyo Eva yasubije Uwiteka Imana. Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde akubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Mu kubaza iki kibazo, ntabwo Uwiteka arayoboye ibyabaye, ahubwo yashaka kumvisha abo bantu icyo bakoze. Ni ukubera iki mufite isoni z'uko mwambaye ubusa kandi mukaba mufite ubwoba? Tubisoma mu gitabo cyitwa Umuhanuzi volume ya 1 paje 42. Ubwo Adamu na Eva bari bacyubaha umuremyi, bagenderaga mu nzira y'amahoro kandi bagengwaga n'amahame mvajuru mu buryo bushyitse. Bari bazi Imana kandi nabo bazwi nayo. Ariko ubwo bumviraga ijwi ry'umushukanyi, bagacumura ku Mana, ikanzu y'umucyo y'ubwiza bw'Imana mvajuru yabavuyeho, maze mu cyimbo cy'ikanzu yo kumvira n'ubudahemuka basigaranye ikanzu y'umwijima no guhinyura Imana. Ubwiza bw'umucyo bwari bubagose,
mbere bwarabagiranishaga buri kintu cyose cyari kibakikije, ariko igihe bakurwagaho umucyo mvajuru, Adamu yasigaye adashobora kwerekana imico y'Imana mu byaremye. Tuzoma igitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya Adventiste umunsi wa karindwi volume ya mbere paje y'1084. Dukeneye kongera kwambikwa ikanzu mvajuru, kuko uku kwambara ubusa cyangwa ubushwambagara bigereranya imibereho y'icyaha, kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twacyaronse byose bimeze nk'ubushwambagara ufite ibizinga. Twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga, nk'uko tubisoma muri Yesaya 64:5. Nyamara abantu bazarangiza urugendo amahoro ni abazambara amakanzu yera yo gukiranuka kwa Kristo, ko tubona mu Byashuwe 7:9. Dukwiriye kumesa amakanzu yacu mu maraso y'umwana w'intama, nk'uko tubisoma mu Byashuwe 7:13-14 ngo, umwe muri abakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande, kandi bavuye he? Ndamusubiza ni mwami wanjye nawe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye mu urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nyamara kugira ngo ibyo bishoboke, ni uko dukwiriye gusanga umwami Yesu akatwezaho ibyaha byacu. Hari umuti w'icyaha cyazahaje umutima. Uwo muti ubonwa muri Yesu umucunguzi wacu. Ubuntu bwe buzahura umunyantege nke, kandi umunyambaraga nawe akeneye ubwo buntu bwe. Pfukama imbere y'Uwiteka umubwire uti, undemere umutima mushya, unyeze, umpe imibereho itunganye. Tubisoma mu gitabo cyitwa MARANATHA paje 69. Uwiteka arabwira buri wese muri mwe ati, mwana wanjye mu mutima wawe, azi amafuti yawe, azi yuko umutima wawe wazahajwe n'ibyaha, ariko arifuza kukubwira ati, ibyaha byawe urabibabariwe. Umuganga mukuru arifuza kugukiza indwara y'icyaha. Mbese uremera gushyira ibyiringiro byawe muri we? Biboneka mu gitabo cyitwa My Life Today paje ya 7. Ku murongo wa 12 y'Itangiriro cya 3 turasoma ngo, uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Adamu aho guhakana cyangwa ngo asabe imbabazi z'icyaha cye ngo agaragaze ko kimubabaje, ahubwo aherereje icyaha ku mugore we, aba agereje no ku Mana ubwayo. Umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Kubwo urukundo akundaga Eva, Adamu ahisemo kureka gushimwa n'Imana no guhara urugo rwe rwo muri paradizo n'ubugingo buhoraho bwuzuye ibyishimo. Noneho dore agerageje guherereza icyaha cye ku mugore we ndetse no ku muremyi ubwe. Mbega ukuntu icyaha gifite imbaraga ziteye ubwoba! Biri mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi paje yaho ya 28. Adamu yasubije atyo avuga ugucumura kwe, nyamara atari uko ababajwe no kutumvira kwe, ahubwo ari ukugira ngo abiherereze ku Mana. Biri mu gitabo cyitwa Umwuka w'Abahanuzi volume ya mbere paje 42. Itangiriro cya 3 ku murongo wa 13. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo yakoze ni iki? Umugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Eva nawe yahereje icyaha cye ku nzoka, ni nkaho nawe yabiherereje ku Mana yayiremye. Itangiriro cyaho cya 3 ku murongo wa 14 hagaragaza umuvumo inzoka yahawe. Uwiteka Imana ibwira inzoka iti, kuko ukoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Biboneka mu Itangiriro 3:14. Kuko yari yemeye kuba igikoresho cya Satani, yagombaga kugibwaho gusangira umuvumo na Satani, igacibwa urubanza n'ijuru. Inzoka yagombaga kwamburwa bwa bwiza yari ifite buhebuje kandi bwatangarirwaga n'ibindi biremwa byose byo mu gasozi, igahinduka mbi cyane kandi ikangwa kurusha ibindi byose, maze abantu n'inyamaswa bakayitinya kandi bakayanga, ko tubona Abakurambere n'Abahanuzi paje 29. Nk'uko inzoka yari yubashywe kandi ikarusha ubwiza inyamaswa zose zo mu gasozi, noneho yari igiye kuba mbi kuzirusha zose kandi igatinywa n'abantu, kuko yabaye igikoresho cya Satani. Ni mu gitabo cyitwa Umwuka w'Abahanuzi volume ya mbere paje yaho ya 42. Inzoka yagezweho n'urubanza kuko yemeye kuba igikoresho cya Satani.
nk'uko inzoka yagezweho n'urubanza kuko yemeye kuba igikoresho cya Satani, niko n'umuntu wese wemera kuba igikoresho cya Satani bazasangira iteka ry'Imana. Muri Matayo 18:6-7 aravuga ngo, ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano. Biri muri Matayo 18:6 ndetse n'7. Umuntu udakoreye Imana akorera Satani, kuko dusoma ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa aguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Biri muri Matayo 6:24. Umuntu wese wemera gukorera Satani azacirwaho iteka ryagenewe Satani n'abamarayika be. Biri muri Matayo 25:41. Ariko ikibabaje ni uko abantu batagira ingano muri iki gihe bari guhitamo kumukorera, kuko inzira abanyuzamo ari ngari, ko tubona muri Matayo 7:13. Bakururwa n'ibihendo by'ubutunzi, ko tubona muri Mariko 4:19. Ariko twebweho dukwiriye guharanira gukorera Umwami nyir'ibihe byose, kuko niwe ubwe uduhamiriza ko ateganyiriza abagaragu be ingororano ikomeye. Dusoma muri Matayo 19:29 ngo, umuntu wese wasize urugo rwe cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye azahabwa ibi biruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Dusoreje ahangaha Handitswe ngo y'uyu munsi, aho twari turimo turebera hamwe uburyo Adamu na Eva bacumuye bagacumuzwa na Satani, ariko anyuze mu nzoka. Imana itubashishe gukomeza gutekereza ku ijambo ryayo, kandi uko tubonye uburyo Uwiteka Imana akadushoboza, tujye dusubiramo buri murongo ku murongo, tugende dusubiramo isomo ku isomo, mbese ibyanditswe byera bitubere ibyo kurya bya buri munsi. Kuko nk'uko umubiri ukenera ibyo kurya bitunga umubiri, niko n'ubugingo nabwo bukenera ibyo kurya by'umwuka. Imana itwongerera imbaraga. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, abana bawe turagushimiye turaguhimbaje uburyo abanye natwe muri kano kanya, ukaba utuyoboye mu ijambo ryawe. Reka Mwuka wera wumvikanishe ijambo ryawe, kandi twongerere umutima wo gukunda ibyanditswe byawe byera, udushoboze no kubyumvira bituyobore, bitubere ingabo, kandi tubasheho kwitegura no kuba maso muri ibihe bikomeye by'imperuka, utubasheho kunamba no gushikamaho mu izina rya Yesu. Amen.